umeje gutegereza ngewe ibintu birandambira. Abajama bawe rero, abajama bacu ndabona ari ibibazo kabisa. Bariya barara rero yamaze kugira impungi. Niba bari buturuke simbizi kabisa. Nategereje nahita. Ariko buriya baraza, ariko twiremo muturambike kabisa. Muturambike. Sha sinzi. Abaginga badutwarira amafaranga. Urabizi twapanze deal. Ariko nge ntago ndi kubizera vura fresh. Wapi? Ntago ndimo ndabizera. Ntago nabizera kabisa. Nkigiye nk'amasaha umunani amaze ibyapa. Yera nabahamagaye phone banga kuyifata. Phone ngiye banze kuyifata. Ashobora kuba baraduhejeje reka. Anze ndewe umuntu uhamagaye. Arimo arambipa. Ese nyereza ahubwo message. Nawe nta gahunda bari mu nzira ari kuza se ngo nagakije. Nisugo turajya kubahiga se. Oya, gahunda twe dufite nanjye kuntu ndi bubigenze baraturiye. Ko nimugoroba abantu haciye hari akaresitora. Ndababona ariko bo ntago bambonye. Kandi iriya masaha tumaze hano tubahamagara nawe bahamagare wumve. Hamagara wumve nimero yabo. Ngo nibibera hamwe n'ibyuki man. Ngiye banze kumfata. Ngo jingo ubungu bibereye mu byuki kabisa. Hamagara banze wumve. Banze bahamagare wumve. Yo man. Imeze bite se man? Ariko se ko mwadukwamishije ibyapa kweri murabona biri bugende gute? Nibose. Abajinga burya mba mama hamagaza n'amayinite yanjye man. Bazo bari kuvugana. None se uriya mukobwa we nuwe? Ubona se man bari bibereye mu byuki nyine numubona se. Ahaha. Meze bite wakapa? Ari neza. Isugura na byaba neza gute man n'icyapa buduhagaritseho man n'amasaha umaze tatugera ureba nk'igihe tuba dumaze duhagaze aho tutegereje man. Oya nyine ibyo wenda ntari bariko nawe mwadukoshonye mutwiciye diro. Mwagiye muratinda cyane murenze urugero. Nyine turabyumva natwe. Ntari bizaratubanze turebe. Ariko niki? Ubona Cyeze ko nshaka ibirimo shahu urega weho. Yabana ariko muri abana ba fake tu. Nifomo. Ahubwo siko numva byajogotse sha. Bitajogota. Ubwo se gutyo byanganaga igikapu cyari cyuzuye yego. Ahubwo bigeye nakagamba bari hehe. Bari. Mani ibintu ikigaragara cyo boro mwaraturiye tu. Nta bintu hano birimo nawe akiraye uri. yose nkubwiye ko ntabwo ko. None se ngi ibintu bimeze rwose. Ibi nibyo nawe wari uhari wizi igikapu cyari cyuzuye. Sigo barayiriye barumukije barumukije. Umubyeyi kwiga ibyo nahawe ndacyambikire neko. Urabyibuka ni ngewe wabipakiye mbishyiramo. Ndabyibuka. Narabipakiye mbishyiramo. Ariko nanjye nibyo nahawe wese ndwabigira. Reba wigiriye mu byuki none reba uzanye uri kumwe n'udukobwa muvuye kuturya yacu niko wa mukobwa wuriye imeze bite umushiki wawe umushiki wawe nibyo se none iziruka pesa ni mamba none se ubwo muzi abandi bundi bari ushobora kuba mwana duteze njye ntago ndi kubizera abandi ntabahari Hadi ibintu bamaye. Ibi nibyo baguhaye kuvuga ibindi murimo murabinywera twe turi imihanda turi kwasama nk'imbwa none babiguhereye hehe siko tugiye kubigenza urakwishyura ibintu byacu ntabwo ducika ko ni wowe dufashe Ese wambaye nakishura aho banduze hano shewe ntabwo uri umukobwa tuzi mujye mumenya yuko ntange imani natumye harimo utuntu dukeya we ba raporo y'ibintu twagiye kuzana kandi nawe urabyibuka ariko nyine ubundi bo bari none tuzabyukiye mbere ngo ni basisi nibereye kumwe n'abakobwa sha
dore niki kuko nari mbanyuzeho hariya hirya Ni mushiki wawe ko- bari byo nzana nibyo ndabona afite n'agasuzuguro kenshi kugira ngo ubanze ukore kuri mushiki wawe reka tumwubahe kuko ariwe wamuzanye urabizi twaha umuntu uri kumwe n'undi si byo kabisa twebwe ntabwo ibi biba ari byo nta nubwo binatureba ariko icya mbere ni boro yacu cyambere ni boro uko twavunikiye diru turi kujya kuzana umuzigo ugashaka kutuyogoza kuburya mwenyine ahubwo nanjye urumva rero nkabimazemo rwose harimo disiki icyenda za tera urumva none ndabonamo ebyiri zirindwi zirihe mwarazirihe urumva hari harimo ni ibintu byinshi ko ninjye winjiye njya kubwira njye nagiye kwibura muhindi ariyo gahunda dufite tuzapasurira hamwe ko tugomba gushyira hasi man tugakora umukasi amadisike mwaragurishije memory card muragurisha rwose ibyo ntabyo nzi kabisa nk'ubyo ase be ubundi uri mu kigo cyangwa uri mu ubundi abatari hano nicyo kibazo ngenzi bari hirya ushobora gusanga hari n'agatego mwadukinnye sha musema bizinde buriya da nitwe tubizi sibyo se nitwe tubizi ntabyo nzi mbabwishwe ntabyo uzi ntabyo nzi pe bizinde sister niwe bizi se mushiki wanjye ubona birimo okay ndasa nk'ubizi noneho turabura okay rwose umva nyine wowe mubwire ukuntu gahunda zimeze sibyo okay noneho njyewe nta birenze sibyo se nta bintu byinshi birenze ariko arademukiye numva njyewe bumva mbanze mubwire rwose mbabwishwe ntabyo nzi pe ntabyo nzi kabisa byuka bimeze gute ubu niba tubagukubise ndabona ariko bamaze kukumerera nabi bande se yuko nawe uko wari ikisari mani baramujyanye bande se bamujyanye mani bamujyanye w'abatipu mani mwanywe ahubwo se cya gikapu kiri he mani byose barabijyanye bacyara mani ziriya borose zigenze gute zose mani ariko ngo banagukubise ukaba ucishaga none baciye he bacyariye ukaba ucishaga icyenda haguruka ibyo mwambwiye sinabyubahirije nta muntu igeze niyenzeho nta n'uwo nigeze nata rwose ariko mumbabarire basi mushiki wanjye garuka bitari byaba nabi urabizi rwose ndabinginze mumfashe we humura amarikare yabo yose tuba tuyazi bari abasore ahubwo se urahaza bari ndahaza ariko tutagenda cya gikapu uvuga ko hari icyo boro harimo boro zawe ahubwo mbanze ugiye guhamagara bosi hano bosi ubu nyine twari tujyanye boro kwa ba basore nyine birangiye dore nsanze imwe muri cyo atari hafi ngo namusigiye baramujyana gukora iki nanjye icyo gukora nyine urabizi ndabizi ubu nanjye ngiye kubashakira muri ya marigara yabo hose ndahazi kabisa ndi kumwe nawe kangenda nshaka ukuntu mushiki we nyine tuyaza nibinakomera ndaza kukwitabaza ubwire uko byagenda sawa singamye igiko mbona mwamfashe mwangutse nsanga mwamfashe vipi zanyu munjyanyeho ubu ngubu ibi ngibi ntabwo bishoboka ma none si ibi birashoboka ma mbase bro ngambwira nk'ubu ngubu munjyanye sasa weho ibintu twaye turabitwara buhoro tugomba no kwibeshya
dore ngibiri abiri no kuza sha ye kandi bro ariko gisambo cyadukiyemo singabariya se bahise banizana Ikabaze nyine. usakira ko twe twakubeshya ayo kuntu biba bigenda Mujye mureka bagenda bari confidence aho. muyoboye ibyo turimo se ibyo turimo byose gakowe hari ukuntu ngiye nkunda ukuntu muba mwisaza gusa nabyo binshimisha wowe ibyo tugukore kamufashe nabi se gusubira izuba mwamwicaze wo izuba bitarimo mushyamba amafaranga yacu ubu murura mwondora se ufite umufungo se ufite umufungo ahubwo turabana bese ngewe nkunda iyo kibamba bakubona bari master plan cyakora uri umusambu uri umusuma uramubona ugomba kugira iki amwazi ubaye agomba kuba master plan ahubwo mushatse kuvuga yuko uri indobo ariko se mwana ubundi wajya kwizanira akantu abantu tukaganira nabo turi kuwa medita n'ubundi ariko uyu munsi wo ntabwo muducika n'imbere tu Ibi murimo ni ibiki? Ubwo bro wanjye aje nshaka sinagenda. ujya he uretse nzega Nakomeza mu ngumane. genda unywe inzovu byarahirya reka jama witonde wowe dore n'ikindi nacyo kiraje ngewe nkunda ukuntu muza gusa bacikira he mu muyobe aho mba ndi hose rusika tutarabimenya ahantu muherereye ndabizi ko n'ubundi mwamuhazi bose uyu sisita mwari mwamujyanye he mugeze mubinsobanurira se ngewe mbonye ikimenyetso hose ndaterura sisita bamugize bwa wageze bwa ariko wumvise mu mwifitiye tutagomba kuzimugira ndaterura atari ikimenyetso twakoze mushiki wanjye yarazi kubisobanura ujya kunzanira igikapu gukera hari iyo leta igize twe twari turi kumwe njye nkora nka leta rero ubwo kuvuga tuwamufashe kugira ngo niyo mpamvu mwizanye ku mutuzo nari nzi kwibaza leta yo mu gihe twari turi mu guhura kihe gihugu ntakora nka twari guhura ariko ubuye buryo se mu nzira zijya urabona watwihishe rero abantu b'ingegera n'ibisambo ibisuma murya ntabwo ndi igisambo njye naribye ndababitse ukwana n'ibyo mushiki wawe uvuga ati umva wowe ukwana n'ibisabo nawe uri nako ukuvuga ati twarashe boro nawe duca inyuma ngo ushaka kutwiba ushobora none kuba uri kwivugisha ngo yasanze ngo ntabwo amadisike ngo ntayarimo mwaturiye mwahaze ariko njyewe mfite ikibazo ariko ni igitekerezo uzi umwanzuro mfashe uzi umwanzuro mfashe reka mbabwize gushaka nawe ahubwo hari nawe nagiye kukuzana amakosa y'iki amakosa irimo Mbase ma program turi mbabwira. Bari ahantu mwanceje ni kuzuba. Ngo mufate mwanzo kwa kuzuba. tuza wowe bugumye aho ngaho kuzanye se ntabwo muzi bigiye gukemuka tuza dore ahubwo njyewe ndashaka tuve hano ngaho bikemutse njyewe nasanze n'iyi misiyo twakinnye harimo akavuyo cyangwa harimo n'ubwenge bwe mu bwenge bwinshi njyewe ni gusi twajya kurasa boro y'umugimbi tukavuga tukaje turagasoje none twebwe tugize ngo tuzanye igikapu wenda ni the change kumbi bo ngo bamwe bariyemo amaboro ngo iki twebwe twahise tubikora ahubwo ndakumva umva birahindutse uzi n'ikindi mureke mbaho umwanzuro wanjye wa nyuma kandi mubyumve fresh mwarabiri igikapu cyari cyuzuye hasigayemo duke nanjye tunda twizimya abasore ngiye kuneza ntabwo ibyo ngibyo rero muzabibwiriwe
wabizana man. Gaburo uri kubibona kubarya neza nkabaheza ukatuheza gute wakatuheza gute akuma nakari byiza nakari byiza sigize gahusu wabo reka mbere none reba reba guri muri amade shatuza wewe asimenyera bagomba kubarya n'abaheza neza mugakura wigize impyisi none ntabwo ndi misabo ndi aturiye nabi kabisa ariko na confidence ubundi bugabo bwawe nabo akorera na confidence ifitiye azibona nako bishoboka akorera na confidence umwe mukambuza reka nkwereke n'ubwo uri musoko gatere yetse zo musoko none ubwo tubara tuza ari nje nawe kubavuna ari nje nawe kubavuna wabonye barashaka bimeze gute umusore Bimeze neza kabisa akazi kagenze neza kabisa nta nzitizi nta kibazo kabisa. nta kibazo cyabaye cyafutse ku ruhande se Okay, urebye nta kibazo kigeze kivuga kabisa. Ibintu byabaye neza byaciye mu muco nuko twabiteganyije cyetse imbere y'abantu kabisa. Twacekinze na ball zaje kabisa, zose zimeze neza. Birashimishije pe. Ubundi cya mbere tuba tugomba gukora kumenya ikintu cyatujyanye mu kazi. Birumvikana. Twagaha agaciro akazi tukagakunda kabisa. Ni byiza pe, nanjye birashimishije nk'ukuri kabisa. Halo. Bimeze gute? Ni sawa? Sawa noneho rero ndi mu rugo. Iravava noneho ungereho nta kibazo. Ihute mwana. Samani ntubizi si cyambere ko ari akazi. Sawa banguka. None ndasoro wa my boss. Ni umusangira ngendo wacu tudukorana muri aka kazi. Ni wa muhungu wawe. Umuhungu wacu. Tugomba gukunda umurimo niwe wa mbere kabisa, niwe wa mbere, niwe utubeshejeho, niwe ugitumye tuba abagabo, niwe uduha umugati kabisa, niwe utuma dutunga ingo zacu zigakomera kabisa. Tukagira n'abagore beza nacyo ducyongeraho. Abagore bo nyine ni proje ndende kabisa. Nzi gukora akazi bidakemuka uno munsi. Urebye akazi kose, akazi kagomba kugenda neza. Nubizi ariko ko iyo watwereje akazi tuba
tugomba kugakora neza kabisa nk'uko wabisabye. igitima cyanjye cyateraga kitari hamwe mfite ubwoba nabi. Mugabo umva ntuzagire ikibazo mu gihe uzaza watwereje mu kazi, jya umenya ko ibintu aba ari neza kabisa ahantu hose bigomba guhita bigenda neza kabisa. Nibyo pe, akazi kari neza kabi. Ni karibu. Fresh karibu. Ndakubona. Fresh. Yo, bimeze gute se? fresh kabisa. Ndabona uri kumwe n'umusirikare. Ndi kumwe n'umuvandimwe. Yari ari mu kazi se. Siko dukora akazi, twese ko dukora akazi kamwe. Birareka nubwo dukorana nyine hari bamwe duhurira kuri side nyine. Ntabwo tuba bose tubazi. Kano kuri side hari abo bakora ibirenze kurenza, abo bakora ibyinare kubarenza mwemwe muri abana rega. Ya. Nibyo nka mpamvu yo gusigana. Umusore wanjye rero n'umuvandimwe arimo tumara akantu ashaka ko twaganira tukanonosora neza. Ndabona naniwe pe. Naniwe cyane, wakoze akazi gakomeye kabisa. Akazi gakomeye cyane. None rero waba ugiye mu rugo ukaruhuka, madamu akagushyira amazi muri dushe, birumvikana, bakakwitaho mani bakakumasa, bakagukorana ka massage, ubuzima bukenderera. Ubuzima bukenderera. Bagakanda n'izo piano. Nta kibazo. Fata gatanu. Fata gutya kuri gatanu. Tuza kuvugana amafu ya kazi Ni kumwe twego. ubu ariko wowe njye nawe tugomba kwicara tukaganira. Ugomba kuganira. Ega nsigare mvugana n'igisirikare cyanjye bana fata ubwo nanjye Bimeze gute se muvandimwe? ni fresh kabisa. Bimeze neza. Bimeze neza nyine urebye byagenze fresh nk'uko wabyifuzaga. Akazi ngo mwagakoze byahatari. Yumva twagiye turaturitsa fresh. Ngo n'imvune mwazirengagije. Imvune gusa. Gusa izuba ryamenaga agahanga kikenda gushya ariko bitewe n'icyo twashakaga ntabwo twitaye ngo bikinge. Reka n'ibyo icyo umugabo ashaka aravunika. Ndabona icyaka ari cyose. Subizi sinakavunde tuba twiriwe. Ifatire n'akantu ubanza umanura ivumbi. Ntabwo ujya wishimira urahure mani n'ibyo abakundanye ubusungura urabona ngende mu rukundo. Mubizi ko twebwe turi basi na mupenzi. Subizi ntulovi ntabwo urukundo rwinshi rwica akazi. Turi basi na mupenzi biba bitya turi dangerous. Ariko nanone kumva mubwira sinzi ko kiriya kiginga cyagiye. Genda urebe neza ko yagiye. Ni fresh man. Yarenze neza. Cyarenze kabisa. Harebye neza atagaruka. Umva ni fresh man kiba cyakarenze urabona idage nira yagumya mu mawe igasimbuka n'iki. Ariko ahubwo wewe twikomereje plan man ngeje ndi gukurabura yuko ziraporo tuba tuvuye guturitsa izuburyo zikaze uzuburyo iraremereye. Naguciye mu ijambo uvuze. Ngenda shaka ko bari abatsinga harimo nk'uriya w'ibiderede n'abiyogosheshe ibikwavu ntamenya sinzi uwo biyogosheshereza. Ndashaka ko bari abaginga ndashaka ko tubarya bagakuraho bagaheba tubabunurize boro tuhita tuzitsindira uwababe tugira iki ifunguriza tuhita tugashyiramo umupanga niba ari miliyoni 10 ugafata 5 zawe nanjye 5 zanjye tugahita twikirira mani no kugenda na migu ninja rimwe yatanje cyangwa zisubize nibyo bintu byawe. Nako kanjye ni kwita ko ngura zazidire hariya zikaze ahita ko noneho njyewe umukaboyi wanyaza ntabwo ziciririza ngo ndi kukubwira iki ku butikeyo igego yaritaye ibitugu yumva ni ibiro n'amatoni ihetse ndatoza ayo n'amamiliyoni uri kumva wumvishe ko umuzigo uremereye cyane wataje nawe ugiye kujijisha ushkwetse no hejuru akura muri turabona nari kujyamo nakazana ngo sinzimbi muwe ngo namushire ngo ususa pa isoko uri fo kubyo none ajya guteza umuzigo tubutse mara tuba dukeneye kofi
ifatika nko force mu minsi iri imbere numva nta bintu byo gutegura moto hari hari ni ukugura agakebo aho ngaho umuntu akanyaruka akigerera ibintu bya migumana akavumbi katrenga sitemani biba ari fofu amarinda we niyo mpamvu rero birabicamo byose tugomba kubipfunyiriza tukabikuzaho tukabibwira ati mwebwe rero ukuntu turi zimeze turabanza tubihazane ikindi yavugwa y'igipadiri wakinwe uburyo bahita bumva ko turi mu mavuta ubwira ati urabona wallahi ugomba kujya mu murongo neza ariko ubwo natwe icyo tuba tubasha ubundi igihe kintu ushaka kuba ari abagenga ushaka tubagire gutya tubashyire mu murongo umwe apana umwe kuva anama gweja ziriya ni igweja zigende abonye ni na babironi imwe zitavuga ariko gusa icyo nazikundi jiyo ziri mu kazi mani zigatumika fresh ariko ndabona zigeze mu makaritsiye zikaba ibyezi igihe kintu ushaka njye nawe dushaka gukora dushaka kuba ariya tubagira ibikoresho byacu nibyo kabisa nibyo urabizi ko mfite icyaka mbibona biba bigaragara reka tuvuye mu kazi uzi wa mugenzi wanjye noneho mani mpamvu ariko yatinze ushobora kuba uriya muzigo wamuremereye kuko nagize numva gupima ibiro n'amatoni akoze ubwo ukuntu umuhinde twamusize mani twagiye turamuyungurura fresh ku buryo nawe arinjira bakubitwa n'inkuba umuzigo boro tuzifite kazi urahashura zirapakiye nawe araza ibona kabisa yananze bitewe n'iki ariko wamusize inyuma namusize inyuma gatonya ntabwo ari kure mani namusize inyuma gatonya kabisa ari ahantu gutya kari kapare sinzi ukuntu twahise dutandukana dusa nk'ababusanya ariko nubwo ari papironi ariko akazi aragatomeka ariko ni n'ikipapironi cyatanje wose wera uri gukomanga ku buryo ni karibu murakaza neza abashyitsi bahire sawa ndakubona abantu twicarane tubanze tubahakaye imva nkubona wallahi twegerane fresh kabisa watinze wallahi ko umuzigo ko nyine mwagize imana ukabona umusore ushoboye reka nawe urimo uri umusore agaduha umuntu akazi tumuntu ashoboye nawe uba watinze sanga usanze aribyo turi kuvugaho nubwo uvuze ngo twari turi kukuvuga nta mutima mubi urimo reba n'ibyo twacuminaguye mbese cyangwa se uko umuzigo ugera hano kandi uri amahoro uri full ahubwo se uwo muzigo turebe ko uwo muzigo ukuntu bimeze wallahi cyokora ubu umva nta kintu na kimwe ubu ni fresh zose biruzuye nk'uko twabizi zana nkwakire nerekera hariya dushyire hano n'imizi urumva ntabwo bizara barimo akazi bakoze akazi gakora gusa nawe ahubwo se nibagiye kukubaza n'umukobwa se bimeze gutera mushiki wawe ese wakoze akazi neza nta kibazo oya akazi ko kagenze neza ariko bigomeje gutya mani kubona baby namwe mugendana turi muri mission yanyu twicisha tukahambura wumva yadutamo neza ujye utekereza ubanza utekereze neza byige ushatse kuvuga ko ujya kurasa boro yakugiriye inama mani urukundo rwinshi rwica akazi kuko mani ahubwo se ntabwo ubizi zura ko ari system ntabwo uzi indahiro y'akazi kwebwe turi basi na mupenzi ujye ubyibuka niyo ndahiro y'akazi sibyo reba nk'ubu reka ngo ifeto kadogo fo reba noneho sister wawe akupitanye na gasore mani z'iyi minsi zamufunganye inguni z'inkundarubyino noneho nawe ugahita uvuga ati sister wapi buriya busore ni ntakigenda mani ugahita ujya gukora fight ufite umuzigo nk'uyu nguyu mva rero ntaguciye mu ijambo ntabwo ari ukugusuzugura ndakubaha wahuje usanga uri umuvandimwe ariko twatuma turaganira dukoranye igihe kirekire hari ubuhemu unziho hari uguca ku ruhande hari ukugambana hari ukubeshya
ntabwo kabisa. noneho rero urabona umuzigo urahageze, ahubwo twebwe ikintu tugiye gukora ni ikintu cyiza cyane, kuko mu minsi iri imbere dore uruza hano kuyirebera, aho hafite inzu nziza imeze neza ya kadesitiri izamuye kugera hejuru. Reba vuga ngo kuba abakire kebo yawe ntabwo uzongera gutega mu jari ya dada none Urumva ari nk'inzozi cyacyangwe none mbabarira uzaba umeze fresh surani uyu sister wawe na bya bibazo ufite ubuntu ngo bw'urwara bw'ubuyoka leta kubigwa hasi biraje aho gusura mu polisi mu Rwanda cyangwa hanze yaho wowe ni fresh wowe noneho banza ugakarage ukagwishima homo uri kumva ngo turaza guhura badayi mani goroba we turi kumwe ahubwo jewe nawe ngende gucyana uko bikora umeze neza kuko gahunda iryo fungo nindi fa uraba umeze neza kebo ya danje hariya ugende wishimye agomba kugenda yishimye kuko aratwizeye nta kibazo, buri kimwe cyose agomba kwishima, uri kuri kuvuga menshi agomba kwishima, aratwizeye turi abavandimwe turi inshuti dukangiye kirekire, nta mutima mubi. aya nama mubwire ko ari amamiliyoni, aya ni amafaranga, uzi miliyoni wari uhetse bose cyeka nuko twita tugira iki wowe nasimbuka wowe banza umutima homu meza banza urebe neza ko banyuze dupange diro nzima ifatika sha, reba neza izo nyegagoma zitazaducisha mu ijisho. mani dore bizacomotse oya banga ibintu by'abagabo bana by'abana oya kaba ntabwo ntareka mpanze mu bitogosi banza umane ubivuge hembe man umva none ukuntu diro zimeze, ndikukumva kumva neza byataye shaka tubakurira inzira ku murima tubarye tubaheze bahebe ibyo ikata yindi ishaka ko tubakurira tubashyira mu gakino akajya mu batazi diro zibiri nawe twapanze bajye bagwa mu mutego batawuzi. mba nababazi jewe ukumva nababonye ngomba kubagira iponda cyangwa tingatingamira bakazaba badukorera igihembesho noneho urabizi ni amashuti y'ikizikiza amazwegena ushaka ko uyu muzigo wacu twembi kuri babiri n'izindi zose zigiye kuzajya ziza tuzipanga subizi turi bangahe kuri babiri umva nta bintu byadukundisha banza wumve iri bade babiri uri urabona kumva ukuntu ariko nagapanga mani ntuzane ngo bya bintu ngo bose ngo urashaka kundusha nagapanga niba ari Usigo miliyoni twashyize hamwe. 10 uri kumva tuzahita tuwushyira hagati tugasatura Tugabane tunganye. miliyoni yanjye vuga ati nanjye ngiye kuryoha kumva nakoze mani hasi si ubibona kugira ngo ngiye mbanze nshaka abasheshera abatage nka bariya mbanze barayinikishe mbere ukuntu akazi gakora ubwo ugomba kujya ahandi ugashaka abadira ni ukuvuga ibyo byo biroroshye mani hasi si ushaka ubizi umudira mani. w'iyimari subizi iyi ngiyi ndahita nyisumbisha mu minota mike noneho urabizi gusa abadira ngiye mbafite baba bari ku murongo wa kintu ku buryo mbwira none reka burya abagabo ni abapanga ibintu bikaranye. papazi mana bisi manini umuntu ni mugari akwenda kwizera wa kintu we ntabwo wancira kandi ibintu nawe utanga ibyo kurya uri muco kari agaciyemo mani kari agaciyemo ntabwo wancira nk'umugabo ntabwo nanjye urabizi ndici urikumva ntabwo nagufata nk'ibyi rero wambaye wa kintu ariko nawe bose bose nawe ndakwemera fo wegenda ubyibuka vuba vuba kemuka gira vuba kumva iminota mike cyane ndahita nkusanira abantu bagomba ingiye bafite abantu benshi ndageraho bagahita bamera nk'abagiye muri cyamunara ngo ndatanga Gira vuba. ndatanga enye inzira numa mu minota mike cyane vuba vuba genda nzi ibi bicucu nzi bose mbemeze abone ko nta mikino mba mfite mu kazi
ntabwo kije gishinyika amenyo ngo ugira ngo tugomba kuyisangira yisangira hehe kiriya gicucu cyanitse imikaka y'amenyo cyo gakubitwa n'inkuba y'umuki yakanze umuzigo ngomba kuyikubira njyenyine ntaboneho n'agace ahangaha nka miliyoni leta ko ngigoma ndagigoma ntabwo natura inanga ikinga se cyagiye